mwese mundebe. Aleluya. Amen. Mwari muzi ko ubuhamya ari ubutunzi umuntu atunga, kubaka ubuhamya cyangwa amateka meza ufite. Satani uzi ikintu akaza afite ko kuba uyu mwana ungana gutyo w'umukobwa, umuntu w'umusore cyangwa umugabo ufite umugore ashobora kuza akakubwira ngo namukunze. Muzi ikintu Satani abashaka kwica ubuhamya. Kandi iyo ubwo buhamya cyangwa ayo mateka meza ufite niwo mutunga urubyiruko, kuko urumva nta mafaranga n'urugero ushobora kuba ufite, ariko iyo ufite ubuhamya bwiza buguhesha ibintu byinshi utahabwa nuko wenda wize amashuri menshi. Ushobora kwiga amashuri menshi byiza, mugire na provision y'ukuntu mwakiga amashuri menshi, ariko muyige mwubaka n'ubuhamya. Ushobora no kutagira amahirwe yo kugira ibintu byinshi bisanzwe ugera, ariko kubaka ubuhamya bwiza. Hari umuntu yarutse gusimbura ubuyobozi bw'abagore mu buyobozi bw'abagore Kacyiru, ariko yize primaire mu Gisozi. Uyu munsi afite ikigo akorera ibintu bijyanye na konabilite, kubera ko yubatse icyizere mu bantu. Babuze umuntu wabishobora, abandi bose b'abalisansiye barahakoze barabirukana, nta kindi kimuhesheje ibyo akora ngo atunge umuryango we. Ntiyize na primaire mu Gisozi, ariko icyizere cyamuhaye akazi. Ndagira ngo mbabwire yuko ushobora kubaka ubuhamya, iryo zina ufite abantu bazi, bikaba byakuriza indege, umuntu agafata umwanzuro wo kukwishyurira cyangwa kuguha akazi mu kigo gikomeye ashingiye ku buhamya gusa. Hari umugabo wari utari kuri kaminuza witwa Mateso, abantu bose baramuzi, yakoraga muri finance. Hari abantu b'ibikunda baba bafite ikiganiro cyabo cyane, Imana ibabarire. Yakoraga muri finance akagira ubwenge bwinshi, ariko barabuze umuntu bamwiruka kubera ko nta cyizere yari bamufitiye. Yarasindaga agakora ibintu bikomeye mu muhanda, akararira avuga, kandi akora muri finance ya kaminuza ikomeye. Kubera iki? Nubwo yize, ariko ni umukene ku bintu bijyanye na reputasiyo. Afite izina ribi. Izina ryawe rero nta kindi Satani akora, aba arihiga kugira ngo ryinshi. Bibutse ko ubwo buhamya ufite ni umutungo ukomeye. Muzi ko iyo umuntu akoze business akayikorera ahantu akandika izina, iyo agiye kubava ni muzika bigurisha, muzi ko izina barigura, murabizi. Nawe rero Satani aba yiga izina ryawe ry'ubuhamya bwiza kugira ngo arigure, yatanga ikiguzi uko cyaba kingana kose yakwemera akagitanga kugira ngo agure ubuhamya bwawe bwinshi kugira amateka mabi. Imana idufasha. Umugabo wakoraga i Butare muri finance ajya kwiga muri Amerika, agarutse atwara umukobwa utari warize na kaminuza, abaririje gusa amateka y'uwo mukobwa, amenya ko agira ubuhamya bwiza. Nta kindi kintu yashaka umugore mwiza. Ubuhamya rero barabwubaka, ntabwo kandi ikintu cyose cyatuma ubuhamya bwawe bupfa ujye ugerageza kukirwanya. Iyo usomye Matayo ibice 16 wa 13, tufata icyitegererezo kuri Kristo. Kristo yigeze kwicaza abigishwa arababaza ngo mbese iyo mwumvise, iyo muteze amatwi uyu mudugudu, umva abantu bavuga ko ni urumva ni ikintu cyitwa reputasiyo na Kristo yagishakaga. Umva bavuga ko ni abantu bazi ko ndi muntu ki. Iyo bumvise bavuga, nta kindi yabazaga, reputasiyo, ko abantu bamuzi, ko abantu bamutekereza. Ibintu byose rero Yesu yakoraga, yubakaga ibigwi cyangwa amateka y'ubuhamya azasiga ntabwo tuzigiramo. Iyo usomye ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka ibice 52, haravuga ngo Yesu akomeza kugwiza ubwenge, abyiruka ashimwa n'Imana n'abantu. Ndashaka kugaruka n'imvuga reputasiyo, ndagaruka ku kindi kintu. Hari uko abantu bakuzi, ariko hari n'uko nawe wize bihura n'iby'Imana ikuzi. Icyo bita inapaso, umuntu w'imbere ni umuntu utagaragara, ukwiye kugira ibigwi mu bantu bakakumenya ko uri umuntu w'imfura, umukobwa witonda, uri
yawe n'Imana, kuko iyo wubatse ubuhamya bwiza mu bantu ntiwubake umuntu w'imbere ufitanye ubusabane n'Imana, ugira ikibazo cyo kuba wazamurwa n'abantu ariko imiterere yawe ikakurwanya. Ni nayo mpamvu iyo usomye iki gitabo cya Luka igice cya mbere ubutumwa bwiza ukagera ku gice cya 80 harabona uko mwana arakura bavugaga Yohana agwiza imbaraga z'umutima. Muziga ikintu cyabaye mujya mubisoma ngo aguma mu butayu ngo kugeza igihe azerekerwa Abisirayeli. Muzi ikintu cyatumye aguma mu butayu kandi abisha imbaraga, yari yararangije kwandika amateka meza afite izina ryiza mu bantu ariko ataragira izina ryiza muri we. Muzi icyo yarwanaga nacyo, yasanishaga kamere y'ibyo abantu bamuziho nawe ku giti cye, kuko niba kuzimya kandi wari ufite amateka meza mu bantu, ni wowe ubwawe ushobora kwirwanya ubwawe ugatuma icyizere abantu bari barakugiriye ugitakaza kubera kutarwanya na karagita cyangwa na kamere yawe. Ukwiye kubaho mugaragara uko abantu bababona. Icyizere mukwiye kucyubaka mu bantu ariko mukanacyubaka muri mwebwe imbere. Aleluya. Kuko wowe imbere ni wowe uzahinduka igihe uzaba hari umuntu wahisemo kubana nawe cyangwa wahisemo kuguha akazi runaka ukica icyizere yari yakugiriye. Mu Banyarwanda bajya bavuga ngo ubwiza bw'umukobwa mujya mubyumva namwe, ubwiza bw'umukobwa bushobora gutuma agera ibwami akabayo, ariko ingeso ze cyangwa imice ye niyimuha igihe azamarayo. Bishatse kuvuga iki? Wa mukobwa ubwiza bwe cyangwa reputasiyo y'ibyo abantu bazi kandi n'umusore nibyo byamugejeje ku rwego runaka, wamuhaye ipeti runaka, ariko ina pasoni uko ateye nibyo bimuha uburenganzira bwo gutindayo cyangwa kuvayo vuba. Iyo rero wirwanyije hakiri kare ukarwanya kamere yawe itari nziza, utindayo ukagenda ukomeza kuzamuka. Imana ibavugisha ku byumva. Narivuze ko Imana ibavugisha ku byumva. Amen. Amen. Rero ikindi cya kabiri biguha icyerekezo. Iyindi nyungu yo gushyira Uwiteka imbere biguha iyo wamushyize imbere icyerekezo. Umuntu washyize Uwiteka imbere nta kajagari agira, aba afite icyerekezo. Niyo umubwiye ngo waramutse kongera kumutinza gake arakubwira ngo ndihuta, kubera ko afite iyajya, ntabwo agenda uko abonye. Wambaza mugiye bakubwira ngo sinzi iyo agiye, nta gahunda mwagirana atarayishyize muri plani. Zingahe? 18 z'ukwezi kwa munani 2022. None burije ubwo umunsi watambutse, niba hari ibintu wagombaga gupulaninga wari gukoramo utakoze, nta mahirwe ufite yuko bizagaruka. Uzaba ubikoze aleta, ni imbaraga z'igihe. Uzaba ubikoze wakerewe kubera ko iki gihe kitazagaruka. Dushima Imana ko ibahaye uburyo bwo kugira ngo mubone iki kiganiro mbere y'igihe. Abafite muri 12 kugeza kuri 17 mbere ya 18 ni amahirwe mugize, n'abafite 18 ni amahirwe mugiye kugira ngo tuganire, mutekereze ibyo mugomba gutekereza muri iki gihe, kuko nikibarengana ntabwo kizongera kugaruka mu buzima bwanyu. Haleluya. Ndabaganiriza ari nk'umuntu uri kuganiriza urubyiruko rusanzwe, ariko nanone rwubaha Imana, bafite itandukaniro n'urundi rubyiruko rwo hanze. Rero uyu mwanditsi aravuga ngo ujye wibuka umuremyi wawe. Bivuze iki? Ni igikorwa kiriho ariko gikomeza mu buzima bwa buri munsi, kuko hari ijambo rivuga ujye. Ni igikorwa ugomba gukora buri munsi. Uko ubyutse ujya wibuka umuremyi wawe. Nugira ibintu ugambirira, nugira ibintu upanga, nugira ibintu uteganya, nugira igenamigambi upanga n'amasomo yawe, nuza muri vakansi hari ibintu uje mu rugo gukora, unyuza upangire vakansi ariko ubanze ijambo rikomeye, ujye wibuka umuremyi. Nutekereza vakansi ubanze utekereze ibyo uzakora ariko ushingiye ku muremyi wawe. Amen. Ngo mu minsi y'ubusore bwawe, topike niyo ngiye kwibuka, ujya wibuka kubikora buri munsi, uko uborosa, ukaraba,
ujye wibuka umuremyi wawe, uko utekereza imishinga, uko utekereza ko waba uwa mbere mu ishuri, uko utekereza ejo hazaza ibyo ushaka kuzabamo. Ubwo guhera ku mwana w'imyaka 12 aba afite ikintu arota cy'ibyo azaba bitewe n'ibyo akunda. Rero agera muri 18 yatangiye kuba decisive y'ibintu agomba kuzakora mu minsi ye y'ubusore, kuko hari iminsi uzaba utakinejejwe nabyo, iminsi mibi itaraba. Amen. Ndavuga utuntu tugera muri dutatu dushingiye ku nyigisho dushaka kwiga tugendeye kuri topic. Ngewe nkunda guha agaciro topic nyine babateguriye, ariko iyo biza kuba ari nk'inyigisho yanjye nateguye ntari kubasobanurira kumenya impamvu muriho. Ntabwo muriho kubera ko mwaje umugende mwuzuza imyaka avuga ko na anniversary. Buriya iyo ababyeyi bagukorera anniversary baba bakwibutsa ko uri gukura, ugomba kumenya icyakuza nyina. Haleluya. Bakwibutsa. Ariko tugendeye kuri topic turareba icya mbere, kwibuka umuremyi ni iki. Icya kabiri, iminsi y'ubusore ni iyihe, ni ryari? Haleluya. Haleluya. Amen. Iminsi y'ubusore ni ryari? Icya gatatu, iminsi mibi ni iyihe? Wowe urigendeye? Wigendeye? Niba mufite igihe gito tubwire twakusanya tukabikora vuba mukagenda mutubwiriza. Iminsi mibi ni iyihe? Tugiye gutangira kwibuka umuremyi. Ni ugushyira Uwiteka imbere mu byo ugerageza gukora byose. Wajya kujya ku ishuri, wajya kugira ibyo utekereza, nabonye harimo n'abakuru, wajya kugira imishinga utekereza, ukabanza Imana ukavuga ati reka mbitekereze, ariko mbanze menye ko ari ugushyira Uwiteka imbere. Ujye kubivuga kwibuka umuremyi ni ukujya ukora ibintu ariko wabanje Imana. Impamvu mu itorero dufite urubyiruko ni uko turimo mpamvu babateguriye iterane cyane, barimo barabatekereza ejo hazaza, bakabatekereza kuko barimo barabatekereza nk'abantu bazavamo itorero, nk'abantu babarebera vision y'ahazaza hanyu. Rero ni ugushyira Uwiteka imbere mu byo ukora. Zaburi ya 16 umurongo w'8 haravuga ngo iki? Haravuga ngo nashyize Uwiteka imbere yanjye iteka, kuko ari iburyo bwanjye sinzanyeganyeza. Numvise umuntu washyize Uwiteka imbere ubuzima bamo, nta kintu na kimwe kimunyeganyeza, nta mbaraga n'imwe yamurwanya, kuko ibintu bye byose Uwiteka abirimo, ari kumwe nawe. Noneho nk'uko umusore, ni gute umusore yashyira Uwiteka imbere? Ni iki bimumarira? Ni ukureka Uwiteka akagenga ubuzima bwawe. Ndabona murabwo, ariko nibyo bihe byawe. Kuba wafata umwanzuro wo kureka Uwiteka akagenga ubuzima bwawe ni igihe wamushyize imbere. Rero iyo akugenga mu bice bitatu. Baracyahari? Igice cya mbere umuha ni igice cy'imitekerereze. Ni nabwo bukunga abantu babikungaharaho kurusha uko washyira imbere ibintu byose. Iyo umuntu ashatse ibitekerezo arabitunga. Icya mbere rero gushyira Uwiteka imbere ni ukumuha gutekereza kwawe. Nagira ngo mbabwire ko Yesu Kristo, definisiyo uherutse kumenya vuba, definisiyo ya Yesu. Yesu impamvu yaje mu isi niyo umwakiriye ukaba wakiriye igice cy'ubumana. Yesu ni ibitekerezo by'Imana byaje mu isi byambara umubiri. Iyo umuntu yakiriye Yesu aba yakiriye gutekereza kw'Imana. Niyo mpamvu dufata icyemezo. Niyo mpamvu bakubaza ngo mbese wafashe icyemezo cyo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe? Ni ukuba wafashe ibitekerezo by'Imana. Ntiwigenge nkanjye nitwa Claudette, ntiwigenge nkawe Claudette, ahubwo ugashyira Uwiteka mu bitekerezo byawe, akaba ari we ugenga ubuzima bwawe. Rero kwakira Yesu ni ukwakira gutekereza kw'Imana, ukagengwa n'ibitekerezo by'Imana mu buzima bwawe. Ni nayo mpamvu Imana iyo igusabye kuyishyira imbere, ni ukuba uyishyira imbere mu gice cyitwa gutekereza. Icyo ni igice cya mbere Imana ifata mu buzima bwawe. Iyo wayishyize imbere, ifata imitekerereze yawe ikajya iguha gutekereza. Icya kabiri
ushyira impano igice imana ikunda kugenga ni igice cyitwa icy'amahitamo. Iyo bavuze igice cy'imitekerereze ni igice cy'igenamigambi, ibyo uteganya kuzaba byo ntubiteganye gusa nk'umuntu usanzwe, ahubwo ukabiteganya nk'umuntu wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, ukamushyira imbere mu mishinga yawe. Ni igenamigambi y'ibyo utekereza, Yesu agafata icyo gice akakigenga. Igice cya kabiri nari mbabwiye igice cyitwa icy'amahitamo. Ibyo uhitamo bigaragaza ibyo ushaka. Buriya hari igihe ubuzima bw'umuntu uko bugenda, iminsi y'umusore niyo ndi kuvuga, ubuzima bw'umuntu uko bugenda, twareye ku ngingo ya mbere ivuga gushyira Uwiteka imbere. Amen. Amen. Iminsi y'umuntu uko igenda, igihe cyose umuntu ari kugenda mu buzima bwa buri munsi, aba agenda ahura n'inzira ebyiri mu buzima. Iyo ugiye kwiga usanga ugomba guhitamo ikigo cyiza ushaka kwiga, ni amahitamo. Kabiri, iyo ugeze muri sekisiyo bigusaba guhitamo. Inzira y'umuntu buri munsi ahura n'inzira ebyiri. Buriya nahisemo kuza nagombaga kuba ndaha, nabyo ni amahitamo. Ubuzima bw'umuntu ni amahitamo. Iyo udashyize Uwiteka imbere rero mu buzima bw'umusore ufeyiringa muri icyo gice gikomeye kijyanye n'amahitamo. Ari nabyo turafata referanse mu itangiriro ibice 13 umurongo uhereye ku murongo wa mbere, usangamo umugabo bita Aburahamu n'umugabo bita Loti. Urabibuka? Loti yari umwana Aburahamu abereye se wabo. Noneho baragendana urugendo rw'ubuzima. Nagira ngo mbibutse ko urugendo muzagendana na ba papa na ba mama ruzagira igihe basaba amahitamo, aho papa akajya ukwe na mama akajya ukwe, bagasigara ukwabo nawe ukajya ukwawe. N'ubu utarahisemo gushyira umugenga witwa Kristo cyangwa Uwiteka imbere, uzahitamo nawe nk'amahitamo Loti yagize yo guhitamo umudugudu mubi. Kubera iki? Yahisemo nawe, yahisemo ashingiye ku marangamutima ye, bishoboke kuba yari akomeretse ashingiye ku bitekerereze, ariko itarashyize Uwiteka ye imbere. Mwabyumvise ukuntu umuntu afeyiriga kandi yari agendeye ku mbaraga z'ubusore. Loti wafata umwanzuro wo guhitamo umudugudu Imana yateganije, uri muri plani y'Imana ko ifite gahunda yo kuharema, kandi mu maso agaragara ngo cyari ikibaya kimeze nka Edeni. Ariko kubera ko atashyize Uwiteka imbere ngo ahitamo bingana n'ibyo areba. Reka mbizane mu buzima bwa buri munsi. Njyewe mu minsi yanjye y'ubukumi, hano hari umuntu tuziranye, nari nzi nyine ko nzashaka umugabo nkajya mudekiriva waje nyine naramuremye mu bikaba, nkajya mudekiriva mwumva nayo mahitamo y'ubuzima bwanjye. Ariko kubera ko ubuzima bwanjye bwari bufite umugenga witwa Kristo, nubwo ibyo yamitiyemo bitari byo mahitamo yawe, ariko maze kubigeraho nasanze byari byiza kurusha ibyo narebaga kera. Haleluya. Amen. Nasanze nk'umugabo tubana, nasanze ari we mwiza kurusha uwo nari natekereje kuzabana nawe. Ibyo bigana no gushyira Uwiteka imbere ni Imana yabibitiyemo, numva nabishaka. Rimwe na rimwe iyo tugeze kuri iki gice cy'amahitamo ugashyira Uwiteka imbere, nibyo bakubwira ko ubushake bw'Imana ngo bwanshaririye. Oya, ntabwo busharira forever. Iyo ugezeyo muri ibyo Imana yaguhitiyemo, usanga koko ari byo byari bigukwiriye, bingana n'ibyo ushaka. Amen. Abagabo kandi k'amahitamo agaragaza uko ushaka kuzaba. Buriya ibyo uhitamo, abo uhitamo kugendana nabo nibyo wowe, abo uhitamo kugendana nabo, guhitamo kwambara, amagambo gusohokamo, guhitamo gusohora, ibyo ni ibice bitatu biranga umuntu kuko yabihisemo. Ni nabyo we, iyo tukwitegereje duhita tubona vision ufite. Muribuka inkuru iri muri Yohana, uyu mugabo wamanukaga agava i Yerusalemu agiye, simujya mukunda kuza mu materaniro, wari umugabo wamanukaga agava i Yerusalemu agiye. Iyo context yonyine nukureba umuntu ari amanuka agava i Yerusalemu agiye, biza bikwerekeza destination ukuntu azarangiza ahuye n'abamuzi, bizarangira ahuye
Yerusalemu ajya i Yeriko, kandi ibyo yahisemo umwitegereje neza. We uko yerekeje icyo gishushanyo ni uko wenda tudafite uburyo bwo guhita tukibereka, ariko icyo gishushanyo kiri uhita ubona ko uwo muntu azasoza nabi ku mpamvu z'ibyo ahisemo. Haleluya, amen. Rero reka mbabwire, kubera ko mukiri urubyiruko, mujye mwirinda mu byo muvuga. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, kuko ibyo uvuga twebwe bakuru iyo tukwitegereje, nanjye ndacyari mu gice cy'urubyiruko, ariko tumva hari aho ugeze kubarusha. Haleluya, amen. Iyo umuntu mukuru akwitegereje mu mahitamo, ahita amenya ukuntu uzarangira, akavuga ati yo apfuye akiriho. Niyo mpamvu umuntu ashobora kugucyaka akubwira ati ese ibyo bintu wahisemo kwambara ni we wowe. Rimwe na rimwe ikintu kibabaje, hari igihe uhitamo warebeye ku wundi muntu, ariko nta muntu wakuzanye mu isi. Uri original, uri unique, nta wundi muntu musa urihariye. Niyo mpamvu ukwiriye gusobanukirwa impamvu uri wo, ugakora impamvu yawe kurusha iyo warebye kuri mugenzi wawe. Haleluya, amen. Nize kuri icyo gice cyitwa amahitamo, kandi kiranakomeye mu gihe Yesu akigenda. Amarangamutima ashingira ku rukundo no ku nyota y'ibyo ugira. Kuri iyi nyota y'ibyo ugira n'ibyo ushaka kumenya, ni we wowe. Birakuganisha heza cyangwa habi, kubera ko iyo nyota ufite bizarangirwa icyo kintu ushaka. Hari igihe ubona nk'umwana w'umukobwa ufite future nziza, adatinda, cyangwa umusore adatinda kuri future y'ibyo ashaka kuzabaho. Niba ukunda kuzaba umupurica ukomeye, wakabaye kugeza ubu hari umupurica wigiraho, wigisha neza. Niba hari umukristo w'icyitegererezo ufite muri mayindi yawe ushaka kuzaba, kuko ibyo twiga n'ibyo dukora bishingira mu mahitamo y'uko twabirebye hejuru. Imana ibamumenyesha rero igice cy'ibyo ukunda n'inyota ufite y'ibyo ushaka kumenya, buriya ni we wowe. Kandi ukibitekereza kano kanya uhise umenya ko uzarangira. Mwise mubimenya, buriya bya bindi ukunda bizarangira ubaye bityo. Niba ukunda kwigira ku bantu babi, bizarangira ubaye abo bantu. Reka nihuta. Hari abagabo rero badasanzwe nifuje kwifashisha abari urubyiruko, umugabo bita Daniyeli n'umugabo bita Yosefu. Buriya amahitamo kuba barahaye ubuzima bwabo Imana ikabugenga. Twari turi kuba bya bice bitatu. Iyo witegereje ukabadekiriva mu buryo basoma, usanga umugabo bita Yosefu mwene Yakobo yarafashe umwanzuro wo guha ubuzima bwe Imana ikabugenga. Nkanjye nubwo bakunda kumpamagara ngo nigishe, ariko mfite imyaka 6 najyaga nkunda abigisha, nkicara imbere mu iteraniro nkashaka ukuntu ndi burebe umwigisha, yashaka akaciraho, nkareba ukuntu yambaye, nkareba ukuntu agenda, nkareba amasinye akora, nkumva ibyo bintu nabikunze. Bya destination yanjye nari kuzaba umwigisha nubwo ntari mbizi. Ngize amahirwe Imana ibivugaho, niga mu wa 3 muri kaminuza, Imana ibwira ko nzaba umwigisha. Ndashimira Imana ko ndi umwigisha. Noneho nk'umushumba akagira icyizere akabaga iteraniro ngo ndyigishe, bigaragaza kubera ko abibona, ariko kandi n'Imana yarabivuze. Ariko kandi nanjye nkumva niyo nyota nahoranaga, na mbere y'uko Imana ibivuga yari inyota yawe. Kumva nkeneye umuntu uyigisha neza, yanyigisha nabi nkumva ndababaye. Ibyo bintu byari inyota yanjye, bingana n'amahitamo. Ubwo rero bya bindi ugira inyota ni wowe. Aba bagabo rero, umugabo twari dufasheho Rodo twakwifashisha nk'umusore, ntabwo biriya bintu byo kuba Mukapotifari, ndi kubibabwira nk'abantu baba mu rusengero babizi. Mukapotifari ntabwo Yosefu yari umuciro. Icya mbere, Yosefu yari umunyagano, bivuga ko yari umukene. Yakoreragayo amufiteho ubushobozi ubwo twavuga bw'amafaranga. Haleluya, amen. Ikintu rero cyamushoboje kuhanesha, ikintu kizashoboza umukobwa kurangiza urugendo rw'ubukumi adahuye n'ibishuko, nuko
ntabwo yari kubishobora. Urumva yari kubishobora kuba uri umukobwa iwanyu nta bushobozi bafite ukanga telefone y'umusore? Urumva wabishobora? Biragusaba kuba warashyize hari ikintu wahaye ubwonko cya vision y'icyo ushaka kuzaba cyo. Nta kajagari ugira iyo ufite icyerekezo. Ni nayo mpamvu icyerekezo cy'inzuzi umugabo wita Yosefu yarose cyamuteye gusiga umwenda. Haleluya! ariruka aciye umugore. Ntabwo uzasiga ibyaha ubishobore udafite aho ujya, aho ujyanye ubuzima bwawe. Direction y'ubuzima bwawe niyo izatuma uhitamo umuntu bijyanye nawe. Ntuhitemo ugendeye ku burebure n'igihagararo n'isura, ahubwo uzahitamo ushingiye ku cyerekezo cyawe. Amen. Icya gatatu, inyungu ibizana gushyira Imana imbere ni uko birakurinda. Ikintu gikomeye bikurinda ibyaha. Amen. Ntabwo upfa gukora ibyaha kuko ntabwo wagira muri geto gute. Umusore se we yaguhamagara afite ahantu ajyana ubuzima bwe, umwanya ntabwo ufite, arihuta ibintu bye. Yewe nabaye Butare eme reka mbivuge yambereye perezida muri korali turaziranye. Nabaye Butare reka mbaheho ubuhamya kugira nigisha kugira ngo bose n'ubuhamya bwanjye kugira bize kubafasha no gusigara mu mutwe. Nabaye Butare cyangwa ukuntu nkora ibintu byinshi bitandukanye kugira nyine ngo mbe bizi. Nta muntu washoboraga kunsaba appointment yo guhura nanjye mbere y'icyumweru. Urumva nari umunyeshuri nshobora kuba avera ko bigakunda, bituma nari naragiye kwiga ibintu bijyanye n'ubucuruzi n'ikoranabuhanga. Mpita niga n'ishuri rya Bibiliya, atari uko wenda ari ukubikunda cyane, ahubwo ari ukugira ngo mbe bizi, kugira ngo ntaboneke. Numva umukobwa uboneka uko nyine wakenera ugahita wabona umusore ubwira ati ndagushaka, ukabona aravera bayisaboneka. Numva agaciriritse. Rero mfata icyemezo cyo kujya mva muri class ya bourse nabonye, bihuza no kwiga ishuri rya Bibiliya kugira ngo mbe bize cyane. None nava mu ishuri rya Bibiliya, numva twigaga kugeza saa 11 ngatangira class y'ishuri rya Bibiliya. Atari uko bikunze kwa, ahubwo ari ugushaka kumva naba wanted ndi bize cyane. Ibyo bintu rero byaramfashije. Ubu mfite diploma ya theology, ariko byamfashije no kutabakiriye kuri kaminuza. Ari smart, ngenda nihuta, ibyanjye byose nkabikora nihuta. Ndabyibuka hari umusore wigeze ashaka kunkunda niga mu wa kabiri, appointment yanjye nari naramuhaye ko tuzahura ndi mu wa gatatu mu gihembwe cya mbere. Duhura nyine amaso kuko ibintu yajyaga kumbwira ntabwo nari bifite igisubizo icyo gihe. None bituma mubwira ko ntari muri icyo gihe, mwereka amarere y'ubuzima muri bize mbamo. Urumva mva mu ishuri nabanaga n'abantu batabona, ngomba kubazanira ibiryo nyine, mwereka ukuntu ndi bize. Arihangana arategereza. Yari yarambonye nyine nyiri mu wa mbere, amupropoza ko twazavugana uhura gusa tukavugana muhabura. Ndabyibuka twahura ari mu wa gatatu, ndi mu wa gatatu muri gihembwe cya mbere. Nabwo mupropoza ahantu njyewe nshaka ko twahuye kuri stade ya kaminuza. Nabwo muha iminota ya pause tuvuye muri class saa 6 kugeza saa, muha iminota kugira ngo ataza kumbwira ibintu byinshi bitajyanye na my destination. Rero iyo umuntu birakurinda hari ibyaha utakora bitewe n'icyerekezo cy'ubuzima wafashe. Amen. Rero ibyo mbabwira ndabizi, yewe mfite ubuhamya bwinshi bujyanye n'uko kuntu umuntu akora, kandi ntabwo nari naragize amahirwe yo guhura n'abantu banyakatara. Niba byari n'ibikomere simbizi, ariko ntabwo nari naragize amahirwe yo guhura n'umuntu nyakatara. Numvaga nshaka kuba bize gusa, ariko nanone hari ijambo mukeba wa mama yari yarabwiye mama ko kubera nyine abakeba bafite ibigambo byinshi baba barabwiranye. Hari ijambo nari narumvise mu matwi yanjye ko naziga, ahubwo nzamuzanira ikinyenda. Papa rero njyewe navutse adahari, tuvuga turi abakobwa babiri, sinagira amahirwe yo kubona ubwo burere bwa papa wanjye. Noneho guhura rwanyishe
n'inzozi umuntu arota si ibyo ashaka kuzaba byo. Haleluya. Icyerekezo cyawe rero iyo wagifashe ibintu byose ukora, niba njyewe nzaba muganga, ndasaba papa acakira ibitabo byose bimpesha kuzaba muganga, kandi nzaba muganga wubaha Imana. Ese habayeho abaganga bubaha Imana? Icyo cyerekezo iyo umuntu ashatse guhura nanjye akanganiriza ibijyanye n'ibyo bitari mu cyerekezo cyane, ndamubwira ati amusore ndihuta, mfite gahunda kandi ndihuta. Kubera iki? Ufite iyo ujya. Amakosa dushobora gukora turi urubyiruko ni ukugenda tudafite iyo tugiye. Namwe muzarebe uhagurutse mu rugo udafite iyo ugiye, uhura n'umuntu akakubaza amakuru umeze ute, ariko iyo wapanze ibihe byawe uko uzagenda ubikoramo n'ibyo uzagenda ukoramo, nta mwanya wo gusa ukira. Uri umuntu uri smart, niwe smart mind ukeneye, kandi ni nabo Imana ikeneye, kuko Imana ntabwo ikoresha abantu b'abaturage bafite, ikoresha abantu bari smart mind. Haleluya. Uranekereza ko impamvu mu ijuru bahisemo Mariya akaba ariwe twita Yesu? Yari umukobwa uri special, ufite smart mind, ushobora kukavaringa situwasiyo yo gutwita nta mugabo kandi ntasabe, ibyo bintu akabimanaginga. Imana rero nayo igiye guhitamo abantu bari smart mind. Mugerageze mugire smart mind kugira ngo mubahe amahitamo y'Imana. Amen. Munyitegereza nk'ababyumva, ngo tuzabirebera muri implementation. Haleluya. Amen. Dusoze rero, dusoza nagira ngo babwire ijambo rikomeye Pawulo yabwiye Timoteyo, ariko Dawidi nawe yarabyanditse muri Zaburi ya 19:9. Hari n'abantu b'abagabo bahari bamutorera, abasaza baramuhugura, aravuga ati kubera iki wimitse Timoteyo w'umusore, abana bo mu itorero azabasambanya, nta kintu na kimwe azagira. Noneho Pawulo aya magambo dusomye yaravuze ngo ntihakagire uhinyura ubusore bwawe. Niko Pawulo yahise yandikira Timoteyo akurikije ibyo bamubwiye, akurikije ibintu byose batondetse bamubwira, nuko yamwandikiye, aramwandikiye nk'uko nanjye mbandikiye. Mumbabarire mubibike mu mutima, n'Imana mbahaye muzajye muyiyibukira. Aramubwira ati rero Timoteyo, narakwizeye, ntugatume ngayika. Namwe Imana yarabizeye irabahamagara, ntimukagayishe Imana. Ni Imana iri kubibwira nje, wowe irakubwiye ngo ntihakagire uguhinyura. Ku ishuri ntihakagire uguhinyura, mu kazi n'ubu uri kugakora ugakore neza ku buryo nta muntu n'umwe waguhinyura. Mu bintu byose by'inshingano wafashe ntihakagire uhinyura ubusore bwawe, ntukemere guhinyuka Timoteyo. Haleluya. Amubwira amagambo akomeye, aramubwira ngo ahubwo ujye ubikira n'abasaza n'abakecuru. Reka mbabwire, muzi ko njyewe ndi umukobwa, hari ibintu najyaga nkora atari uko nakundaga igitambaro, atari uko gusokoza ari icyaha, ahubwo sinashakaga ko n'umukecuru amenya, sinashakaga ko n'umuntu wakijijwe kera ufite imyumvire ya gipantekote, kuko nizanye muri ADEPR, njyewe iwacu barabandikana, naje muri ADEPR mfite imyaka 6, ndabikunda, numvaga ntakeneye rero umuntu umenya ngo ngombe mpagaze ndi kuririmba, umukecuru avuga ati naririmba, ari kuririmba neza ariko yambaye ubusa. Ntabwo nabikundaga. Haleluya. Nateye igitambaro